ku murongo ibyo bishobora gukosorwa ntabwo ari ikibazo kinini cyane. hanyuma ikindi nyakubahwa perezida wa repubulika ibirebana n'insengero abanyirinsengero basabwe kugira ibyo bavugurura barabivugurura bashyiramo amafaranga nabyo bigiye gusaza zitarataha. Iyo bibagewe nta nsengero nafungura n'imwe n'ibyo dukora tubikora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero muri development muri ibi byose twavugaga intambara ziri ku isi na survival y'igihugu insengero zifitemo uruhare iki nazo ziratanga akazi se they are just cheat abenshi they are just cheat ariko mubahehe mwebwe ngewe ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububande gusa kurwana n'ababande bari mu churches nabyo nta mpuhwe mbifitiye na busa rwose ariko mwebwe abakoroni barabarindagije namwe murarindagira ubu ibintu twirwe tuganira ibintu bya church ibisengero wagiye mubye guhinga mworore mujye gusenga nushaka usengere kuri telefone. Yes. Ibyo churches aho byaturutse ntuhazi churches ahantu hose ziri ahubwo ndetse buriya nuko dushaka gushyira ibintu mu kuri ntitudashaka guhutaza abantu tugira kwigisha naho hafunzwe nke. Ikibazo kirimo nyakubahwa perezida wa repubulika kubera hari uturere tumwe zifunguye abaturage baturuka mu turere aho zifunze bajya gutera umubyigano naho tuzazifunge ahubwo. Yes, aho ziri ubwo tuzazifunga bajye basengera mu rugo rwose irisenga abanyafurika mwara niba mugenera ikindi kibazo kimwe kirebana n'inyambo ejo bundi mwabyiyumviye rero ko n'izindi zisigaye bashobora kuba bazifunga. Iri ni ijambo rya nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame aho yarabajijwe ku bijyanye no gufungura isengero bitewe n'uko hari benshi bagiye bafungirwa isengero zabo ariko mu gufungirwa izo sengero bababwira ko bagomba kugira ibyo bashaka bose bageraho barabishaka barabibona ariko kugira ngo bazabafungurire biragorana. Abantu rero batangiye kuvuga uti ibintu byo gusenga biragoye cyane none perezida wacu aje abishyiraho umucyo avuga ko n'izindi sengero zishobora kuba zahagarikwa abantu bakazajya abasengera kuri telefone. Mu ijambo ryiwe rero yagiye agaruka ku bijyanye n'akamaro k'isengero ndetse n'iterambere ry'igihugu arimo aribaza avuga ngo ese koko isengero zirimo zirafasha iki igihugu mu iterambere? Igihugu cyacu turi kurokoka turi kurwana n'iterambere ariko icyo mbona mu nsengero gusa haba harimo abantu b'abatekamutwe, haba harimo ibisambo, haba harimo abantu batari seriye mu byo bakora ukabona nibyo kwirwa baza biba abaturage. Kandi koko nibyo ibintu ari kuvuga ni ibintu bigaragara ni ibintu biriho bitewe n'abapasiteri kuntu baza bigisha. Ariko se murabona ibintu biramutse bikomeje kugenda gutyo cyangwa hakaba haza n'izindi ngufu zindi ubuyobozi bukaba bwagira izindi sengero zihagarika abanyarwandakazi murumva haza kubaho ikihe kibazo? Ese gusenga ni byiza cyangwa ntabwo bikiri byiza bitewe n'ibyo tumaze kugeraho, bitewe n'ibyifuzo twari dufite kera? Ubu ngubu Imana yashubije turi mu gihugu cy'umutekano tukaba dutangiye kuba twafata Imana tukayimura tugatangira kuba twajya gusengera ku matelefone nk'uko yari arimo arabivuga. Banyarwandakazi rero mujye muri komenti muvuge uko mubyumva,
ariko ibintu bijyanye n'isengero byo ni ibintu birimo biraca amarenga ko mu Rwanda hashobora kuzafungwa izindi, ariko ntago bazimaraho zose, nubwo yavugaga ibintu byo gufunga n'izindi zisigaye. Umunyamakuru amubajije ngo hari ahandi hantu uba usanga mu turere insengero zaho zifunze, ugasanga aho hantu zifunze bari kujya kubyiganira ahandi bagatonda umurongo, hama bamara gutonda umurongo bakaba babyigana. Noneho utundi turere ugasanga ahandi zo zirafunguye, ugasanga nyine bamwe na bamwe bashatse bya byangombwa barabibonye, ariko kugira ngo babemerere kuba bafungura insengero zabo ni ibintu bikigoranye cyane. Turibaza niba ari icyo mugomba kuba mwabivugaho. Mwabyumvise neza rero, nawe yavuze ati naho ngaho